by'igiciro gikomeye cyane, ariko abasore bavuga ko nta gikwe. Igikwe kirahari, tugomba kugikora tugataha. Nandi mvuga ngo abakobwa mu bakure mu bwigunge, mu barongore rwose n'abanyu, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Nukuri kose mu bakure mu bwigunge, hanyuma mukore ubukwe umugani w'ababande. Hari umuntu wari urimo avuga ngo koco ku kijyanye na koco, arimo avuga ati koco uzaba wibye umusoro wa leta. Njyewe uko nabivugaho, hari uwamamagaye mu kanya arambwira ati buri umuntu uzakocora nawe bazamusanga aho yakocoreye bamusoreshe, kubera yuko azaba ashaka kunyereza imisoro ya leta. Mu magambo make yo gukocora ni ukunyereza imisoro ya leta, kubera yuko ntago waba uyitanze, kandi koko nibyo. Mwirinde koco kugira ngo mutazamunyereje imisoro ya leta, kubera ko n'umugeni n'umukwe n'umugeni ubwabo bazajya bateganyirizwa uko bagomba gusora. Byanze bikunze abo muri Rwanda Revenue Authority bamaze gukora amahugurwa yabyo kugira ngo bazagende bakomerezaho, bajye bamenya ngo buno bukwe buri muri kino cyiciro, buri bamaze gutegura ibyiciro. Hari ubukwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe aho muba muherereye hirya no hino, n'umugisha kubana namwe ndetse n'iby'igiciro gikomeye cyane. Amasaha nk'aya ngaya rero hari ukuntu tuzajya ducishamo tukaganira kuri bimwe mu bintu tuba turimo kujya tugenda turaba birimo kwatendinga ku mbuga zitandukanye. Ntahandi rero ni kuri Emmanuel Nganji cyangwa se Nganji Official. Turi kumwe rero n'abacuti bacu tuba dukundana baturuka hirya no hino, tuba tugomba kubanza gusuhuza. Fideli Rurindo ndagusuhuje cyane, ineza n'umunezero by'Imana bibane nawe. Shumbusho Kayonza, Damuru Burera, Isa Rwamagana, Egide Gicumbi, Jemuve Musanze, Joseph Burera ndetse na Kagimbura ka Kabageme, ndabasuhuje umutaramye cyane aho muri hirya no hino. Hanyuma rero nta kindi murumva ko nsoreje kuri Kagimbura ka Kabageme, akaba umutaramye cyane. Nagira ngo turebere hamwe ku bintu bigiye kujya biranga ubukwe muri iyi minsi. Hari abatipe hirya no hino bace mu gikari bakajya bambwira ngo nta gikwe bambwiraga ngo nta gikwe, hanyuma ndibaza se nta gikwe gute, ariko bakomeza kugenda banyoherereza utu video cyangwa se ama voice note. Ndagira ngo nze kwifashishamo kamwe, hanyuma nze kubanza mbumvishe kugira ngo mwumve ngo ukuntu nta gikwe byamaze gukomera. Muraho, ubu noneho nta bukwe buzongera gutaha mu Rwanda cyangwa se kuba mu Rwanda igihe butatumiwemo umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority. Agomba gutumirwa kandi akicara ahantu heza aho ngaho muri ubwo bukwe, aho yitaruye ari kubasha kureba neza buri gikorwa cyose kibera muri ubwo bukwe, kuko nta kintu kizaba kimuzanye uretse gusoresha buri gikorwa cyose kiri kubera muri ubwo bukwe, kucyandika ndetse akamenya n'umusoro kigomba gutanga nuko bizaba bimeze. Ahubwo se ibikorwa bizasora cyane muri ubwo bukwe bizaba byitaweho ni ibihe? Ibi bizagenda bite? Muhawe ikaze muri iki kiganiro. Gine kuri Kiratu ikaze. Nkuko mwabyumvishe, ibijyanye n'amakwe mu Rwanda byaje impinduka. Nkuko tubivuze, nta bukwe buzongera kuba igihe batatumiyemo umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ngaze gusoresha ibikorwa byose bizabibera muri ubwo bukwe. Niko bimeze. Hari ibikorwa by'ingenzi bigomba kuzasora muri ubu bukwe. Ibikorwa by'ingenzi bizitabwaho n'ibi bikurikira. Icya mbere, uzaba yaje kureba uko ubwo bukwe buruze kugenda agomba kuzita cyane kuri dekorasiyo. Dekorasiyo urabizi nta bukwe bubaho udafite dekorasiyo cyangwa se itsinda cyangwa umuntu runaka ushinzwe kudekora ubwo bukwe kugira ngo aho bageni bateraniye ndetse n'abandi babutashye habe hasa neza. Ibyo rero uwabikoze hari amafaranga angahe cyangwa se amafaranga runaka yishyurwa. Ayo mafaranga yishyurwa ni abageni cyangwa se abateguye ubukwe bayamwishyura. Ayo mafaranga rero agomba kuzajya akatwaho umusoro wa leta. Uwo mukozi uzabura aho ngaho w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority, agomba kuba ari aho ngaho rwose yitegereje neza uwakoze dekorasiyo uburyo bagomba kwishyuramo umusoro bitewe n'ayo bahembwe. Ikindi gikorwa rero kizarebwaho cyane ni abacuranzi cyangwa se sonorization system. Murabizi neza ko nta bukwe butagira abacuranzi, sonorization. Babandi baba bari gucurangira ubukwe bashyira mu turirimbo, abishima bakishima ndetse n'abageni bakabyina. Aho ngabo nabo bagomba kuzishyura imisoro, kuko akenshi abashinzwe sonorization nabo burya hari amafaranga baba bishyuwe.
ayo mafaranga bishyuwe rero agomba gukurwaho umusoro wa leta. Uwo mukozi uzaba uri aho ngaho azaba ari kureba uburyo yakata umusoro wa leta kuri abo bantu bazaba bakoze ibijyanye na sonorizasiyo. Ikindi kigomba kuzitabwaho kivugwa ni abatanga amafunguro. Hari abantu bamwe na bamwe bakoresha ubukwe ntibitekere, ahubwo bakaba bafite nk'ibigo runaka cyangwa se amaresitora runaka cyangwa se amahoteli runaka ari buze kubakira cyangwa se akanabatekera. Ugasanga bakodesheje hoteli, bakodesheje resitora runaka, bakodesheje ikigo runaka kiri buze kubatekera muri ubwo bukwe bwabo. Icyo kigo byanga bikunda kikishyurwa n'uwakoresheje ubukwe. Ubwo rero icyo kigo kigomba gutanga imisoro kubera ko kiba cyishyuwe amafaranga mu gukora ibyo byose. Abandi bazitabwaho ni abandi bose bagize uruhare muri ubwo bukwe, harimo nk'ababyinnyi. Biba ngombwa ko bakodesha umubyinnyi cyangwa se umuririmbyi. Uwo muririmbyi cyangwa se umubyinnyi uri muri ubwo bukwe agomba kwishyura amafaranga y'umusoro kuyo yahawe kugira ngo aze kugira uruhare muri ubwo bukwe. Mbese wa mukozi wa leta wifitiye agakayi ke uri kugira ibyo yiyandikira, nako kazi kose kazaba kamuzinduye nicyo azaba ari gukora kugira ngo tubashe kubaka igihugu cyacu. Igikurikiyeho kandi hari abandi bagomba kuzarebwaho, abantu baba MC mu bukwe. Murabizi neza ko nta bukwe butagira MC. MC nawe ntabwo aba yazi aho aba ari gukorera amafaranga muri ubwo bukwe. Ayo mafaranga MC yahawe cyangwa se aba MC bahawe n'abandi bose basa nabo, harimo abasaza, harimo abavuga amagambo agiye atandukanye ariko bibonwa ko abo bayavuze bishyuwe. Abo ngabo baba bagomba gutanga umusoro kuri leta mukeya rwose ariko ugatangwa, kuko nabo rega ngo baba ari abakozi bikorera. Ikindi ni abageni. Abageni nabo bazarebwaho, gusa ntiturasobanukirwa ku buryo ubwo aribwo bwose abageni bashobora kuzarebwaho, ariko nabo bazarebwaho cyane. Icyakora nubwo umukozi wa RRA azaba yicaye aho ngaho kandi ari kugenzura ibijyanye n'imisoro, hari ibyo atazigenzura, cyane cyane ibizaba biri gucuruzwa muri ubwo bukwe kandi bigaragara. Sawa, dukomereza aho ngaho ngira ngo mwabyumvise. Icya mbere bahereyeho ni decoration. Decoration buriya hari ukuntu haba ubwo bakoresha izihenze cyangwa se zihendutse. Abo ngabo bazajya bagenda, njye buri uko nabitekereje cyangwa se uko nabirebyeho, byanze bikunze bashobora kuzajya bifashisha rura rupapuro bakoresha mu nama z'ubukwe bagaragaza uko ibintu byapatanywe. Biragaragara ko ahangaha bigiye kujyamo umucyo cyane, bigiye kujyamo uburyo bw'ubunyangamugayo bizakorwamo, bigiye kujyamo mbese kinyamwuga. Urabona niba bagiye kuzasoresha ibintu byose aho biva bikagera, yego nibwo hagiye kuzakora abantu b'abanyamwuga, abakomisiyoneri muri ibyo bintu bakavamo, kubera ko bizaba bifite umurongo wagutse. Ni urugero wenda niba dekorasiyo, hari ahantu nabonye bagiye bakoresha bavuga bati igiciro cyari 800, none kubera ko nyine bigiye kuzaho ibyo ni imisoro kizaba miliyoni. Kandi koko yego wajya kureba, ariko noneho hari akantangaje cyane ko abageni nabo bagiye kuzajya batanga imisoro. Abageni nabo bagiye kuzajya batanga imisoro, buriya nabo bazagendera ku bushobozi cyangwa se bazifashisha ubushobozi buhari, ntawe bazaca ubushobozi adafite. Hanyuma bari barimo bavuga bati nyuma ya dekorasiyo bageze ku cyo bita ababyinnyi. Amatorero atandukanye nayo azagenda agira uko yatendingamo hariya, atange amafaranga bakurikije ayo bapatanye. Ndetse n'abari abantu basohora abageni, nabo ndetse ubwo uhita ukomatanyiriza rimwe n'abatahira nabo ngo bazajya bagira amafaranga batanga. Buri bukwe bwose bugomba kuzajya buba bwicayemo umukozi wa Rwanda Revenue Authority. Hanyuma rero yego abemusi nabo nuko bagomba kuzagira amafaranga batanga. Hari bagenzi banjye bakora bino bintu bajyaga bambaza bati none bizagenda gute, nkababwira nti muhumure, buriya byanze bikunze kubera yuko ibintu bamaze kubishyiramo imisoro. Njye niko nagitekereje, namwe abazumva kino kiganiro muzambwira. Buriya ubwo ibintu bamaze kubishyiramo imisoro bakaba babishyize ahagaragara, bakaba bavuze bati abantu basore
byanze bikunze icyo kintu nk'umuntu uzaba afite ipatante ashobora kuzakijyana muri leta cyangwa se muri banki runaka akaba yakwaka inguzanyo. Yego, bino bintu rero bamara kubinonosora neza bakabishyira ku murongo, byanze bikunze mu gihe umuntu yari ari nk'umubyinnyi akaba afite itorero, bizamusaba ko nyine aba afite iryo tsinda rifatika, hanyuma narangiza agende. Harimo akantu hari abakomojeho baravuga bati abemusi ni abantu bikorera, barikorera nk'uko abavoka bageze gute bikorera. Urumva ahubwo ko birazamutse neza, bigenze neza kubera yuko bigiye kujya mu myuga. Ntabwo byari imyuga muri iyi minsi, byasaga naho ari ibintu bisa no gutekinika cyangwa se n'ibintu bisa naho ari ibya famiye, ariko noneho bigiye kujya mu mwuga nyirizina. Twakwibaza duti none ko hari igihe ujya kubona ukabona ubukwe n'ubwa famiye, ukabona ubukwe n'ubw'umuryango wawe, bafite aba bantu bose bakora muri ibyo bintu, bizagenda gute? Nacyo buriya leta n'umubyeyi izagisoma, igende igisesengura neza, bagende bagira ukuntu babigenza. Ni umugisha rero kubana namwe, ndetse n'iby'igiciro gikomeye cyane, ariko abasore bavuga ko nta gikwe. Igikwe kirahari, tugomba kugikora tugataha. Nandi mvuga ngo abo bakobwa mubakure mu bwigunge, mu barongore rwose n'abanyu, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Ni ukuri kose mubakure mu bwigunge, hanyuma mukore ubukwe umugani w'ababandi. Hari umuntu wari urimo avuga ngo koco ku kijyanye na koco, arimo avuga ati koco uzaba wibye umusoro wa leta. Njyewe uko nabivugaho, hari uwampamagaye mu kanya arambwira ati buri umuntu uzakocora nawe bazamusanga aho yakocoreye bamusoreshe, kubera yuko azaba ashaka kunyereza imisoro ya leta. Mu magambo makeya, gukocora ni ukunyereza imisoro ya leta, kubera yuko ntago waba uyitanze, kandi koko nibyo. Mwirinde koco kugira ngo mutazamunyereje imisoro ya leta, kubera ko n'umugeni n'umukwe n'umugeni ubwabo bazajya bateganyirizwa uko bagomba gusora. Byanze bikunze abo muri Rwanda Revenue Authority bamaze gukora amahugurwa yabyo kugira ngo bazagende bakomerezaho, bajye bamenya ngo buno bukwe buri muri kino cyiciro. Buriya bamaze gutegura ibyiciro, hari ubukwe babuhenze cyane, hari ubukwe buringaniye, ariko hari akandi gapapuro nasomye kabirambura cyane guturuka hejuru kumanuka kugera hasi, nabonye gafite amapaje menshi. Byanze bikunze bikubiyemo, mukomeze kugenda mubishakisha. Abasore b'iwacu, abo mu rungano, muramenye mwirinde gukocora, batazabaka imisoro cyangwa se batazabafunga kubera ko mwanyereje imisoro. Yego, twakwibaza kuri iki ngiki. Ubundi ubu gukocora biracyemewe, kandi ubukwe bugiye kuzajya buvamo amafaranga. Umukwe n'umugeni mu gihe bakoze ubukwe byakabaye bitanga amafaranga. Ndumva nabyo bazabirebaho, hanyuma babyigeho, bagire uko babisesengura. Turabashimiye cyane rero mwebwe mudahwema kudukurikira ku manywa na nijoro. Turabashimiye cyane aho muri hirya no hino. Ni umugisha kubana namwe, ndetse n'igiciro gikomeye cyane. Njyewe mwari muri kumwe ni Emmanuel Nganji, twari turi kuri Nganji Official. Ni umugisha ko mwadukurikiye muri kino kiganiro. Naho ubutaha mujye muca muri comment, mukomantinge, mutubwire uko mubyumva, mukore subscribe, share, ndetse n'ibindi dusharinge, tukomeze dusangire ineza n'umunezero bituruka ku Mana. Nakagaruka tuzajya dukomeza tugende turira ku biganiro guturuka hirya no hino. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Bye bye, ciao ciao, naho ubutaha.